bivuga yuko nyine iyo umaze kurakara we abageze ku cyo yashakaga, ariko umwami Yesu urukundo kandi w'amahoro we ntago ari uko yabagaho, bamuciraga mu maso akagira ati data bababarire kuko batazi ibyo bakora. Ibyo bamukoreye byose yarihanganye kandi aranesha. Uyu nguyu azakuneshereza. Ni intare yo mu muryango wa Dawidi, yaje yicishije bugufi ariko ni intwari kandi mu ntambara arakomeye. Niwe uzirwana kandi akazitsinda. Uzagenda uhura na benshi bazakubwira byinshi bakwishushanyeho, bamwe bati nitwe bahanuzi bavuze. Mu by'ukuri ukomeje hepfo haruguru havuga ngo kandi hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Reba uyu munsi inshuti yanjye, jya kuri YouTube honyine urebe. Umuntu araza agahanura aravuga amakuru y'ibyo yavanye hirya no hino. Yabonye Uburusiya busohoye itangazo buti ejo tuzafata Kharkiv, agahita aza kuri YouTube ati haleluya, Imana irambwiye ngo iranyeretse ejo Uburusiya buzarafashe Kharkiv. Ariko ye mukina n'Imana inshuti zanjye. Amakuru ni ngombwa, reka tujye tuyavuga uko ari, sibyo? Niyo mpamvu ngewe iyo ngiye kuvuga amakuru mvuga amakuru, iyo nje kuvuga ijambo ry'Imana mvuga ijambo ry'Imana. Nubwo wabivanga hari uburyo ugenda ubihinzira, ariko atari ukuvuga ngo wiyitiriye ibyo utari byo.